igihe nifuzaga gupfa naranze gupfa nabonye umuntu aramfasha Imana ibimfashamo nayo yamuhaye umutima uwo mutima yaguhaye uzawugumane mubyeyi kandi murangushimira buri munsi kugira ngo ineza ugira uzayihorane. Jazila. Okay. So niwe turi kumwe rero nukuri ni byiza cyane wambwira uko yari ameze uko yari arwaye icyo gihe ukuntu byari bimeze. Guys mwiriwe nize ko mumeze neza abanyarwanda beza abanyarwandakazi so nitwa Teta nk'ibisanzwe muranzi ndi umunyamakuru na filime ndi umusinema sibyo so mfite challenge rero guys mabona magaze ku muhanda ntegereje nko kubenda nabona nk'umuntu usa neza nkamuhamagara akaza nkamukoresha challenge so nitwa Miss Teta nk'ibisanzwe. Oh wow sister ngwino mubwire Hi. Meze neza. Amakuru ni meza. So, nitwa Teta witwa nde? Jebanye Tuwineza Jazira. Witwa Uwineza Jazira. So, ndakuvugisha nimba nta kibazo. Nari ndi kwihuta ariko bibaye ari ibigira vuba wamvugisha nta kibazo. Ego. Mu buzima bwawe wabayemo ntago nzi ubuzima ubayemo ntago nzi uko ubayeho. Igira imbeho gato nta kibazo. Ntago nzi nyine ubuzima ubayemo sinzi nimba warahuye n'abantu beza cyangwa babi ariko nyine muri siko bimeze tubohura n'abeza tugahura n'ababi. Yego. So waba ufite umuntu waba warakugiriye neza cyangwa wagufashe mu buzima? Abeza barahari gusa uwumara ku mutima ni uwangiriye neza cyane mu gihe nari ndwaye. Yego. So wambwira icyo gihe imyaka wari ufite uko byari bimeze uko byari bimeze nyine uko wiyumvaga warigaga ntiwigaga? Narigaga mu mwaka wa gatandatu nari mfite imyaka buri 12 cyangwa 13 gutyo. Wiga mu kangahe? Niga mu wa gatandatu primaire. Wari urwaye iki? Narifuje ahantu hose byaranze gusa indwara babonaga ni igituntu bakivura n'ubundi ntigikira bakavuga ngo cyarakize ariko ngiye muri ngiye nkumva nyikirwaye. Uwo muntu n'umubyeyi wawe ni inshuti yawe ni papa wawe ni sheri wawe? Yes. Umubyeyi wanjye w'icyo yakoze yaramvuje yaragerageje ubushobozi buramushirana. Uwo muntu rero yaje yumvishije nge ndi kuvuga ati ndi kwisabira gupfa umva aho nari ngeze. Nyine icyo gihe wumvaga umeze ute ariko mu by'ukuri nk'uko uri kubimbwira mama wawe yaragerageje uko biri? Yaragerageje ubushobozi buramushirana imirima inka amahene buramushirana neza hahandi ndi kuvuga ati mana wamaye nkapfa. Oh my god. Mwagurishije n'imirima mugurisha mu ihene ibyo byose murabigurisha kugira ngo narivuje mu kinyarwanda mu kizungu n'ahantu tutagiye iyo ndwara yanga gukira. So uwo muntu wagufashije ni umumama ni umukobwa ni umusore ni umugabo? Icyo gihe yari akiri umukobwa twese turi abana ariko icy'ingenzi we yarandutaga. Yari akiri umukobwa ubu yaba yarashatse? Ubu ni umumama w'umwana umwe. Wow, ashana kuri Imana ni byiza umva ko n'Imana mugiye neza ikaba yamuha urubyaro. So wampa namba ze tukamuhamagara tukaba twamushimira. Nta kibazo kuko nanjye intego mfite niyo kuzakura cyane nkazamushimira neza. Shano kuri ibyo bintu ni sawa. Akira. So agatanga wambaye neza. Urakoze. Ari kwivugira? Shambanza akunda kuba ahuze kabisa. Shano ko mbona yatinze kwifata ariko reka dukomeze tugerageze nta kibazo. Nta kibazo. Oh wow. Hi. Hello? Allô? Hello? Oui.
Mwiriwe neza. Anyway, Nitwa Miss Teta, ndi umunyamakuru. So, ndi umunyamakuru nyine wari ukuntu dukora nyine utuntu tw'uducalenji. Narimuye nyine n'umuntu wifuzaga kugushimira waba warafashije mu buzima. So, uwo muntu haba hari umuntu wafashije cyangwa? Haba nyine hari umuntu wafashije? Ni bangahe cyangwa wanambwira n'amazina nimba nta kibazo twumve ko ari umwe mu bo twaba turi kumwe. harimo bita neza, harimo bita Jazila. Jezira. Okay. So niwe turi kumwe rero ni ukuri ni byiza cyane. Wambwira uko yari ameze, uko yari arwaye icyo gihe ukuntu byari bimeze nyine? Yari yarwaye ameze nabi. Yego. Tuza guhura rero bari bafite ikibazo cyo kuba ari ubukene. Yego. Turamukurikirana aravurwa arakira. Yego. Ubu ahari ameze neza. Shaho ngubu ibyo ari byo byose yarakize kabisa. Oh, sosha. Uko biri kose yarakize. Shana ukuri ni byiza cyane ndabyishimiye kandi uwo mutima ufite ni ukuri mbabara ukomezanye sibyo? Jya ugira umutima mwiza ni byiza cyane kandi ndumva ari byiza cyane. Namuguha mukavugana. Nta kibazo wamwoma. Ado. Alo? Umeze ute? Meze neza Jezira. Narimuye n'umunyamakuru. Yego. Arambaza se hari ikintu kiza waba warahuye nacyo mu buzima bwawe? Ndamubwira nti hari umuntu waba waramvuje naranze gukira ubushobozi mu rugo bwaradushiranye. Igihe nifuzaga gupfa naranze gupfa nabonye umuntu aramfasha Imana ibimfashamo nayo yamuhaye umutima, uwo mutima yaguhawe uzawugumane mubyeyi kandi murangushimira buri munsi kugira ngo ineza ugira uzayihorane. Yego kandi nawe urakoze gushima. Ariko warakize umeze neza. Narakize urabizi meze neza nta kibazo. Ni byiza cyane kandi nawe urakoze gushima. Urakoze cyane ariko icyo mba nifuza mba numva ko Imana yantera inkunga ikampa ubushobozi nkazagushimira byimbitse. Murakoze. Ado? Alo? Oui. So ni ukuri mwarakoze cyane kubw'uyu muvandimwe wanjye duhuye ntabwo nari muzi sibyo? Ariko nyine birashimishije ndagusaba rero ngo uwo mutima ufite sibyo? Uzawuhorane kandi ujye uhora wibuka yuko ngo kuba waragira umuntu neza ni byiza cyane sibyo? Hari uwo wagirira neza akaba yaratwibagiwe. Shana ukuri Imana ikwagure mu byo ukora sibyo? Iguha umugisha, iguha umugabo mwiza, iguha abana beza, iguhe nyine ni ukuri Imana kandi iguha ubushobozi bwimbitse cyane kandi uzagere kure ni ukuri. So mwirirwe neza rero ba nyakubahwa. Oh, Jazila. Ndi kubona byakurenze cyane pe. Byakurenze. Uriya muntu yankoreye ibintu bikomeye cyane ku buryo nanjye iyo mbyibutse si uko ndi kuri kamera ahubwo iyo mbyibutse nanjye ubwanjye biranshengura umutima kuba naramwitura ibyo yakoze. Yego. Shana ukuri Imana kandi izamuha umugisha sibyo? Nanjye ndamushime ku giti cyanjye kandi ujye wari ubizirikana sibyo? Mpora mbizirikana Imana izamuha ubushobozi kandi Imana yarakoze yamuje nawe. So none se nakongera kubaza nubwo dufite iminota mike ugiye kugenda nta kibazo. Nta kibazo. None se kuba uwo muntu yarakugiriye neza kuba nyine yaragufashe mu gihe wumva ko byari bikugoye wumva imyaka 8 wari umaze ni myinshi sibyo? Kuba nyine yaragufasha akakugira neza ukaba ukiriho ugishima nawe akaba akibyibuka ni ikihe kintu wamwitura, ni ikihe kintu washishikariza abanyarwanda bacu muri rusange?
icyo nabwira abanyarwanda cyangwa se isomo nabikuyemo ni uko kuri iyi si nta muntu uruta undi. Twese twagakwiye kwicisha bugufi tukumva ko twese tungana, kandi nuhura n'umuntu ubabaye ntukamwirengagize kandi ufite ubushobozi bwamufasha. hari ukuntu ubona umuntu ababaye wowe ufite ubushobozi burenze ugashaka kumwihenuraho nk'aho wowe ibyo ngibyo ufite uzabigumana. Ibyo ngibyo ufite bishobora gushira wa wundi wari uri kwirengagiza Imana ikamuzamura, ahubwo akaba ari nawe ugufasha. Ubwo rero tugomba kujya twubaha yaba abo ubona bakuruta bose, twese tukubahana. Yego cyane, ukuri ni byiza cyane, ukuri ni byiza, kandi ujye urana uwo mutima nawe ujye ufasha, sibyo? Nicyo kintu nagushishikariza mu buzima, kandi mu buzima nta muntu kampara. Njye mu bushobozi mfite ndafasha. Hari igihe muri n'umuntu ubabaye nkibuka ikintu uwo muntu yankoreye, Yego, nkamufasha, yaba ari 100 yaba ari 50, ariko nkasiga avuze ati urakoze nawe. ni ukuri Imana ishimwe. Waba ugiye kugenda? Ndagiye kuko ndi kwihuta, tuzasubira. Akira nguhere impano y'ingofero nta kibazo. Urakoze. Kandi wakoze cyane. So guys, umva nukuri bino bintu byari byiza. Uriya mukobwa ndamukunze, murabona ko ndanahebye guys, ndahebye nukuri. Ariko nyine guys, nukuri ikintu nabashishikariza, mwihangane, mujye mugira umutima wa kimuntu guys. Mujye mufasha, nimukabona umuntu wo ku muhanda nguriye ngo ibi, nimba ufite 50 ugimuha, nimba ufite igice cy'icumi ujye ukimuha. Ubwo niko Imana iba yagushoboje guys. Mwe muzi ko urumva ushobora kuba wifitiye igiceri cyawe cy'100, ugahura n'umuntu usonje urimo urasabiriza, kavuga ati ko nsonje, sibyo? Kavuga ati basi nagiye nkagura indazi. Icyo giciro uzi ko ushaka kukimuha, ukagenda ugatorwa nk'ibihumbi 100. Buri munyarwanda wese uzareba kino kiganiro, kuwo benda abazacyumva bakaba bakibwira n'undi, nitwa Miss Teta, ikizaba nzangumuti, sibyo? Nimba ufite umuntu wakugiriye nabi guys, nukuri mbabarira. Nimba ufite umuntu wakugiriye neza, muri iki kiganiro ndaza gushyiramo namba zanjye, muzampamagare tumufashe kumugaya, tumufashe mbe nagufasha kumugaya cyangwa se mbe nagufasha kumushimira. Kandi ndi kumva ari ibyo ngibyo guys, mujye mugira umutima mwiza, mujye mugira umutima wa kimuntu guys. Uko ntanze ingofero yanjye mabona mbaye so ni ibyo ngibyo rero, mwirirwe neza, amahoro y'Imana abane namwe, kandi nukuri ndabyishimiye guys, nukuri. So nimero zanjye nta kibazo, reka ndeke kuba navuga nimero zanjye, ndaza kuzishyiramo nyuma y'ikiganiro kirangiye. Bye.